nzajya mfukama ngira nongera gutya wiganisha hayo niganisha zubwo hatagira ugutwara rukano hayo inka zacu no zigatoha zikamera neza kuko umusaza mumushimire n'umunyu hasi ikibazo toto ntugire ikibazo ndabona uri kureba mu ijuru kwambaza Nyagasani n'igisubizo hanyuma ikibazo mubaza akarere ka Nyaruguru kamara iki mu majyepfo niba arakoze cyane mumushimire yabuze igisubizo bifuza rero ko zizakamwa vurugu apana doni ubwatsi tuzahinga kugira ngo dutunganye iryo funguro rizatuma dukama vurugu ngaka kamashini kanditseho 12 yanditseho ngiye rwose kanditseho 12 zigera ntuza ibipimo zigira ibipimo iyi ndibaza ko rimwe zatumye byihuta muyi suzumira nko asuzumye rero niba atari ikiragi uyu musaza akaba umuhanga cyane niyo mpamvu tutamwira umugeni ni ukuvuga ngo ntabwo byikuka abacu turi abana 12 ni ukuvuga ngo uhereye ku wa mbere bose iyi mashini yo zajya bakoresha hanyuma noneho aka ngaka nanze kugata ese kano ntacyo kamaze aka ubwo nakuraza kumbwira umumaro wako cyangwa tuza kujyana induru urakoze hanyuma rero turabana 12 ubwo ngubwo azantumwa za Yesu yego bizahera ku mwana wa mbere biherutse kuri jewe wa 12 ubwo ni jewe uhuye n'ibibazo nzajya mfukama ngira nongera gutya wiganisha hayo niganisha zubwo hatagira ugutwara rukano hayo inka zacu no zigatoha zikamera neza kuko umusaza mumushimire kandi noneho yaje afite ikibazo none agiye gutaha byabaye ibisubizo impundu arakoze cyane ukwibyara gutera ababyeyi neza kuko ababyeyi neza umufura na se barangana kandi n'ibyara mu masa yicumura icyo urimo kubona ahangaha ni ikibumbiro maze iki kikaba igicuba ngwino iki kikaba igicuba kikaba igicuba iki kikaba ikibumbiro mvuga ngo ze kuzarumanga yego kandi aba basore bacu bazi kudahira nibadahire maze urebe niba bizaca rwose tudahire ariko njya kugira imana n'uzajya ujya mu rugo ujya ukuramo inziga ku mazi kuko buriya isuba zigucitse banza batuzaniye bya kigero uti yari yanze kurara mu kibaya kugira ngo mwazatayireba mu kibe umusengo umuseke y'impinga n'umunyu hasi nuko urimo kubona ko abahungu bacu abashumba bacu bose bazi kudahira maze rero dukoze umushinga ze kuzarumanga kandi zizakamwe vurugu maze rero ubundi ndikwije hanyuma mu nkoshe ubakwiriye ndabyemeye ntibongere bagushimire tumaze kumenya urwego uyu munsi ubarizwamo nibyo kugira ngo tutagukosha dusa n'abakunyaga kandi agira umutunzi
Nimbere rero umuvandimwe wanjye Bernard ubushize uko waje umugana ndi mu butumwa mugatangira neza umushinga niwo munsi ukomeje kuwushimangira, reka nguhe Kambanda agukoshe. Nta kibazo rwose kandi ndahari ndikwije. Murakoze mubyeyi. Hari ikindi nifuzaga ko tubaza uriya mugabo n'umuryango we. Rwose inaha barahareba, iwacu barahasi. Uriya mwana ntabwo yikorera ikibindi cy'amazi. Buriya baramutse bavoma kure byagenda gute? Bavoma hafi cyangwa ni kure? Nanyisubiriza nzi ko muzabigenza. Cyangwa ngume nkubwire uko tubigenza. Uko mubigenza kugira ngo muvome kure kandi bisubize nyine ndashaka kumenya. Tuvoma kure hanyuma twebwe dufite n'iterambere, amazi turayakurura tukayegereza urwuri, ariko mu by'ukuri aho tuvoma ni kure. Ariko amazi turayakurura tukayegereza urwuri. Ayo mazi ifashisha ikoranabuhanga. Iryo riba mudahiramo inka zanyu ni nayo munywa? Kuko tuba twayashyizemo umunyu agenewe, iryo riba rigenewe amashyo yacu. Umubyeyi reka ababwire. Yarakoze kandi yikwije, tunywa amata nk'uko mubona twutuye. Ndabashimiye. Reka rero none nanjye nsubire inyuma nibaze ngo nk'uko mukuru wanjye yarabivuze, ubu Jeannette turamutse ubundi yitwa Mukobwa Jana kandi ntimuzibuze. Ndabizi tuzira amashyo turafite. Muzibuze rwose. Ubu tubakosheje ijana mu gitondo tugasanga amatama yatentebutse, ntimwagira ngo wa mugani nk'uko yakubwiye. Niyo mpamvu tuba dushaka kumenya ngo aba bantu nubwo kubakosha ari ngombwa tubigirizeho nkana, ntabwo aricyo dukeneye kuko nzi neza ko twaganira ushize. Buriya amashyo dutunze akomoka ku basokuruza bacu, kandi urabizi umuryango mugari wacu wamye utunze. Amashyo rero dutunze akomoka ku nka y'umunyafu, twarazwe n'abasokuruza dukomokaho, hanyuma amashyo aragwira, ari henshi cyane, ijana uvuze ni nkeya. Na Fideli aragushaka. Uyu Felicien ni uwawe, nanjye reka nze ndebe Felicien mushiki wanjye yambwiye. Abo basore ndabona ari benshi, niba tubashingira mushiki wacu bakazamukubaho urugombo ntabwo mbizi. Gusa abagabo bose ko mbona ntarumikwa, ubundi ndamenya ari ubuhe. Ariko ntabwo ndi bukore imihango cyangwa imigenzo nka yindi ya Yesu na Yuda Iskariyoti. Gusa ninza kumusoza ndaza kumwibwira. Ntabwo ndahera reka mere hariya ku mugabo mbona uraho umusore we. Nze ko nzuzi ufite isoni, uyu muryango ntabwo wisanzuyemo. Urabeshya, uraza kwinjira mu kanya. Uraho wa musore we, uraho neza. Ukomera. Nirinze kugira icyo kuvugaho, ndagusubiraho mu kanya. Uraho se kujya kunsuhuza ugatitira. Uraho wa musore we, ko utazi kwikiriza umusore nkawe. Uraho wa musore we, uyu we rwose aransumba, ngiye kuvuga ndarara. Hanyuma rero abasore bose ndabona ari beza, barasobanutse, ariko kugira ngo mbanze menye Felicien by'ukuri biransaba kubakoresha ibizamini, ariko muri ntabwo ari ibizamini bikaze. Nagira ngo mbere kuri uyu nguyu mbona watamiye, yaratamiwe no kwameze neza. Hanyuma iwacu hagize kwaduka muri iki gihugu cyacu, hadutse indwara mu matungo. Iyi ndwara ko yadutse ikaduka amatungo akabuga kakabura, bagahabitse igihe kingana iki? Niba utabizi hanyuma ube wisubira inyuma gatoya maze mbaze n'abandi. Niba utabizi rwose bisubira inyuma gatoya. Mumushimire mwakagira Imana we abuze igisubizo. Umuntu ubuze igisubizo
hanyuma ndongera ngaruka ahangaha kuri uru ruhande. Niko wa musore we, ndashaka kukubaza ikibazo kigendanye n'ubuzima. Buriya ibinini by'umutwe bijya gukora iki mu nda? Niba wakinsubiza ukinsubiza, niba utansubiza rwose unkundire utere ntabwo subira maze nawe bagushimire mwakagira impamvu. Ngeze ku wundi musore mwiza w'ubwana bwiza ariko disefite uruhanga rwiza, babanze bagushimire. Uyu musore w'umushimire arasa neza mukagira impamvu. Musore mwiza rero, hanyuma nawe ndakubaza ikibazo. Ni ikibazo toto, ntugire ikibazo. Ndabona uri kureba mu ijuru kwambaza Nyagasani n'igisubizo. Hanyuma ikibazo mubaza, akarere ka Nyaruguru kamara iki mu majyepfo? Niba arakoze cyane mumushimire, yabuze igisubizo. Hanyuma ngeze ku mugabo unsumbije uruhanga ariko singutinya kuko hano ni iwacu. Buriya ngo umwana uri wabavuna umuhe akongeza undi, nushaka kumpangara ndaguhangamura. Hanyuma rero umusore mwiza, ikibazo mubaza ndashaka kugira ngo noneho ukore mu mitara y'ubwira batanazi wivuge, ninumva ikivugo cyawe ndagushyingira mushiki wanjye. Namumushimire. Muhuze ibiganza mumushimire, intore asakubitira. Hanyuma rero hasigaye babiri bisobanukiwe. Urabona ko n'inkoni zabo zitandukanye n'iz'abandi mwababonye. Hanyuma rero ndagira ngo noneho bari babiri nabo kubahwa kuko ndabona basa n'abakuru banjye. Muraza kunkundira Felicien maze aze kubasumbya intambwe, maze atera intambwe ebyiri yigira imbere, maze tumushimire mu muryango. 1 2 urebe hariya haruguru turebe ko bakwishimiye. Umwami iyo yemeye kwikura inkoni akayikura aba yabahaye byose. Ayo mashina ayo yarayangiye umuha amashyi. Nuko ongera hanyuma urebe iwanyu, maze numve ko bakuzanye babyishimiye nta bafite ishyari ngo tubasohore bajya kurinda imodoka hari hageze abo z'abazirinda. Arakoze cyane. Hanyuma rero uriya usigaye se we ninde mwakagira Imana? Yumanye igihuru cy'indabyo wasanga ari umugenda, ari ingabo imugenda mu bitugu. Ndabona ari pare wapanze imigisha muri ubu bukwe. Ugane data maze akuramutse. Nta mubyeyi uramutse umubyeyi, ahubwo umubyeyi aramutse umwana. Ngaho tambuka n'ingabo zawe, ni koperative tu mubashimira mwakagira Imana.